kuba mu bwiza bw'Imana, kuba mu bwiza bw'Imana. Mu by'ukuri ntababeshe simfite ikintu nyivugaho kubera ko irarenze cyangwa se ntabwo bikwigwa mu bwenge bwanjye kuvuga ku bwiza bw'Imana. Ikintu cyo nababwira nanjye ndabutegereje nk'uko mwese mubutegereje. Imana yavuze ko ubwiza buzaza. Iyo tuvuze ubwiza, icyubahiro, kubaho kw'Imana, umubyuro, ni ibintu dutegereje ko Imana izaduha. Kubera ko hari igihe tubona ibijya nko gusa, nari mvuze ngo bijya nko gusa, tukagira ngo nibyo byabaye. Oya, umunsi byabaye ntabwo byitiranye. Igihe Mose yahindukizwa no kureba igihuru ushaka ntigikongoke, yakubitanye no kubaho kw'Imana, Imana ivugana nawe. Ntabwo bizitiranwa. Umunsi ibyo byabaye bizaba byisa. Abantu bazava ku isi yose bajya kureba icyabaye. Ngiye kubabwira umuntu yabonye ubwiza bw'Imana mu buryo busobanutse bugaragara. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo w'9. Reka nsome kugira ngo twihute. Haravuga ngo, ngewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari mu kigwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka. Inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucandike mu gitabo ucohereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuwatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya na Lawodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. Anshiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amen. Nagira ngo mbabwire ko abantu benshi, abakristo benshi, dufite ikibazo giteye gutya. Turashaka ibyo mu ubwami butaraza. Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe buze. Ikindi, iyo ijuru rije rizana na protokole yose. Nyambona abayobozi b'ibihugu iyo bagiye gusura abaturage, abanyagihugu, batwara guverinoma yose bisa nk'aho ihari. Hanyuma niba umunyagihugu avuze ati, nyakubahwa abana banjye ntibiga, murebe ukuntu mwamfasha, ahita abwira minisitiri w'uburezi akavuga ati, ushinzwe education, icyo kibazo aciteho. Iyo umuntu avuze ati, nyakubahwa mfite umutekano muke, ahita avuga ati, ushinzwe umutekano, minisitiri w'umutekano agerageze gufasha uyu muntu. Noneho ndebera nk'umuntu ahagaze ku mpera y'igihugu akifuza ko ibibazo bye bikemurwa n'ubuyobozi, kandi ubuyobozi buri Bujumbura. Ubwo byavamo? Nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Iyo buje bukaza muri protokole yabwo, ibibazo birikemura. Umwanya tumara dusaba Imana ibiryo, imyambaro, abagabo, abagore, amamodoka, amazu n'ibindi, ibyo bintu byose, uwo mwanya tumara, yaba ari wo twamara tuvuga ngo ubwami bwawe buze, ubwiza bwawe nibutuzeho,
Imana yafashe ibintu byose byiza ibifunyika muri Yesu, niyo ambaraje iramuduha. Yaduhaye Kristo, izamuduhana n'ibindi byose. Igihe cyose ubwiza butaraza, igihe kubaho kw'Imana kutaraza, hari ibibazo bitazakemuka. Umunsi ubwiza bw'Imana bwaje, indwara zizakira ntawe ubasengeye. Abadayimoni bazahunga abantu bataragera no mu kibanza cy'urusengero. Hari ibibazo bizakemuka kuko ubwiza bwaje. Yohana yari inshuti ya Yesu. Kare nababwiye ngo mu rukundo nabwo hagaragaramo ubwiza. Iyo urebye inzandiko za Yohana, yaba urwandiko rwa Yohana urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu, na Yohana urwandiko rukuru, izo nzandiko zose zihuriye ku ijambo rimwe. Uvuze Yohana mu ijambo rimwe waba uvuze urukundo. Bibiliya iravuga ngo wa mwigisha Yesu dukwiye kuba mu rukundo, ukaba inshuti magara na Yesu. Hanyuma ntekereza ko nubwo abigishwa bose bababajwe n'urupfu rwa Yesu, ariko umuntu yabaga mu gikiriza cye buri munsi yumva uko umutima utera, akanamuvugaho ko atazapfa urupfu nk'ubwo abandi bazapfa, kandi koko niwe yisaziye neza gusa, abandi bose bapfuye impfu ziteye ubwoba. Hanyuma akagira ibyago agapfusha mushuti we, inshuti ye magara. Ntekereza ko ibyo mvuze ni ugukeka, ntaho byanditse. Ntekereza ko byamubabaje kuruta abandi bigishwa bose, nkurikije ingano y'urukundo bakundanaga. Hanyuma Yesu arapfa, azamuka mu ijuru. Cyakora ku musaraba hari akantu keza Yesu yakoreye Yohana nk'inshuti ye. Yamusize mu muryango. Yabwiye Mariya, aramubwira ngo dore umwana, nawe mwana dore umubyeyi. Amusiga mu muryango, abandi aho yabasize ntuwambaza. Ariko yamusize mu muryango. Erega iyo mukundana hari ukuntu agucishirizamo, akajya gukorera utuntu turi special kubera urukundo mukundana. Akakuvugira aho utakwivugira, akakuburanira, akakwitaho nyene nk'umuntu mukundana. Iki gihe rero Yohana ari mu karengane, ari mu mibabaro, yamubonye aje muri protokole y'ijuru, niyo mpamvu atamumenye. Hano muri aya magambo menshi twasomye nafashemwe amagambo make. Yohana yavuze ngo mwene so. Abantu bicaye hano batari bene data, nagira ngo mbinginge, uyu munsi icyemezo cyiza wafata ukazarinda upfa uticuza no guhinduka mwene data. Ndabizi ko mutabimenye. Ibyo mvuze ndabizi ko mutabyumva. Niba warasomye Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, haravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye imbaraga zibahindura kuba bene data, abana. Hanyuma Petero haravuga ngo abo batabyawe n'inyama n'amaraso n'ubushake bw'umugabo, abo baba bahindutse abami n'abatambyi n'abahanuzi. Iyo umuntu akijijwe hakakira Kristo mwami n'umukiza, Imana imukuraho imivumo, imukuraho karande, imuhindurira igisekuru, ababonye uburenganzira bwose ku migisha bene Burahamu. Iyo umuntu akijijwe haba ibintu byinshi. Hanyuma hari abantu rero ntabwo nzi aho binjiriye, ariko si bene data. Nukuri kose ntabwo ari bene data. Kandi ngewe uko mundeba uko nteye nabi, sinshobora kukwita mwene data ntarumva ubuhamya bwawe ngo menye ko irembo ninjiriyemo ari ryo winjiriyemo. Sinshobora, kubera ko nagiye nizera abantu ngasanga kumbe ntibari bene data. Ntibashobora kuvuga ngo mwene so, hajya we winjiriye. Umunsi umwe nari ndi kurya umuceri mu rugo, hanyuma njya agaceri kadatonoye. Nkariye numva umwuka wera nje watangira kunyigisha, arambwira ngo uyu muceri bashobora kuba barahinze muri Pakistan, bakawusekuza imashini kabuhariwe mu gusekura umuceri. Aka gaceri kagira amayeri, kava muri izo mashini zisekura mu buryo bwizewe kadatonoye.
hanyuma bapakira indege umuceri utonoye kajya rifite kadatonoye. Noneho bagurisha umuceri umuntu ufite amaso mazima utagwaye miyopi akawutoranya saa sita izuba riva ntakabone, ntiwamenya aho kihisha. Noneho kakajya ubundi bateka umuceri utonoye ko gakonsoma amavuta n'ibirungo n'ibintu byose kandi kadatonoye. Umuntu akiyarurira muke ku ifurusheti ntakabone, ariko hari ahantu katarenga ni mu kanwa. Hari abantu bigiye umubatizo badakijijwe, bajya igaburo ryera badakijijwe, bajya muri korale badakijijwe, bajya mu nama zifata ibyemezo badakijijwe, ariko hari ahantu utazarenga. Hari check up, hari ahantu, hari sikana isikana abahindutse kuba bene data n'abatari bo. Mwisi tuzagukomera mu mashi gose, tuzakubaha kuko nta kundi, kuko tutari Imana ngo turebe mu mutima, ariko umunsi wahagaze imbere yayo uzinjizwa nuko wahindutse mwene so. Icya kabiri yaravuze ngo musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazaca mu bibazo. Yavuze ngo mwisi muri n'amakuba muhumure nanesheje isi. Hari abantu bazi ko gusenga gutuma tutageragezwa. No, Bibiliya yavuga ngo harabageragezwa nk'uko Imana ishaka. Babitse ubugingo bwabo muremyi wo kwizegwa, bagumye bakora ibyiza. Kugeragezwa ukwiye kubirebera mu yindi yange. Iyo tugeragezwa ubundi ubunini bw'ikigeragezo nibwo bunini bw'umugisha Imana izaguha. Yona yamizwe na barene ipima toni 150, asanga mu nda harangana nka hano, aravuga atari kutani ntasenga ndapfa ni hahandi. Asenze ubunini bwo mu nda y'ifi nibwo bunini bw'ivuga butumwa yakoze. Niwe muvuga butumwa wenyene yavuze ngo hasigaye iminsi 40 igihugu cyose kirihana kuva ku mwami n'amatungo yiriza ubusa. Iyo umuntu yageragejwe na byinshi Imana izamukoresha byinshi mu bwami bwayo. Yesu umuntu yize primaire ajya gusaba akazi hamwe n'uwize kaminuza. Oya kwiga biravuna, ariko iyo umuntu yize kaminuza agahembwa nka kabiri avuga atawi kwiga byari byiza, yibagirwa ko yaraje amaguru mu mazi. Amakuba n'ubwami, muri ubu bwami harimo n'amakuba. Icya gatatu, ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka. Ejo nababwiye ngo hari ikirere kiza n'ubwiza mu ngobyi ya Edeni, kari agace k'umwuka gahuza umuntu n'Imana. Niho dukwiriye gutura, kandi iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze ibintu bibiri. Tuba tuvuze impinduka ziba muri twe no kwera imbuto z'umwuka. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo numva ijwi rirenga. Numva ijwi rirenga niko Bibiliya yatubwiye. Ahindukiye kureba uvugana nawe yakubitanye n'ijwi rirenga. Iri jwi Yesu yigeze kurihamagaza, arasemerera avuga ngo ufite inyota wese nazanywe ku buntu. Ari ijwi rihamagara abafite inyota kugira ngo iyo nyota ishire. Amen. Natangajwe n'ijwi rya Yohana umubatiza, mubyara wa Yesu. Ijwi rya Yohana ryagenda ibirometero 80. Yahagarara hano kuri Tanganyika agahamagara mu Kayanza. Niryo jwi nta wundi muntu yigeze kugira ijwi ringana n'irya Yohana. Bibiliya avuga ngo ni ijwi ry'urangurura mu butayu. Yahagarara ku nyanja, abari mu misozi yo ruguru bakumva rirangira bakaza barikurikira. Iri jwi ryigeze guhamagara Lazaro amaze iminsi 4 yarapfuye. Lazaro yarapfuye, hanyuma bari bamubwiye ko yaboze byarangiye, ariko iri jwi rivuze avuga ati boss arampamagaye, ahita aritaba. Uyu mugoroba nta bintu byahamagara. Uyu mugoroba nta bintu byahamagara. Hari ibintu byapfuye bimaze imyaka. Ariko ijwi n'uyu mugoroba agiye kongerera igahamagara. Bibiliya yatubwiye ngo aramubwira ngo icyo ubona ucandike. Amwe mu makosa abarokore dufite no kutandika.
nuko utandika. Ariko uzi kubona ubwiza ugapfa utanditse. Muzi ibintu byabereye mu Minembwe bikabera muri kariya karere byarangiranye n'Imana bikoreye. Uzi abasaza dufite hano bameze nk'inzu y'ibitabo, iyo apfuye biba birangiye. Kare nahoze mbabaza ngo icongereza muzi n'igifaransa bimaze iki? Niba bidashobora kuzasigara bifasha abazakurikiraho. Hari ahantu hamwe nabaye mu Buhindi, hari ibigirwamana byinshi. Noneho abakristo baravuze ati twe ntitwakwemera ko abana bacu bahora bahaguruka gusenga ikigirwamana mu ishure. Haba harimo ibigirwamana nka 30, ndavuga abana biga. Noneho buri saha cyangwa iminota 30 abana barahaguruka bagasenga ikigirwamana bakongera bakicara, mwarimu agakomeza isomo. Indi saha yarangira bakongera bagasenga ikigirwamana bakicara. Abakristo baravuze ati no, ntabwo bibaho, tugiye kwinvestisa mu kubaka amashure abana bacu bigaho badasenga ibigirwamana. Birababaje ko abakire dufite ukiza akira ku giti cye, si inyungu z'ubwami bw'Imana. Iyo dushaka uburezi bwiza uko abana bacu biga neza, hari ibigo tubajyanamo. Ikintu kibabaje nababwira, ibihugu bimwe na bimwe ateisme igeze kuri 11%. Ugafata umwana wawe ukamushira mu maboko y'umuhakanyi utemera ko Imana ibaho, ubwo nawe ngo uri boss. Utekereza ko azakugarurira iki? Ko amufite amasaha menshi kuruta ayo wowe mufite. Kubera iki? Ntidufite abantu bandika ibyo Imana yakoze, ntawe ubyandika. Yosuwa niryo kosa yakoze. Imana yamubwiye aho akonkerisa, hanyuma ntiyabikora. None Gaza murebe ibiri ko habera, Ashtaroti murebe ibyahabereye n'ahandi. Dukeneye abantu bandika. Yaramubwiye ngo icyo ubona ucyandike mu gitabo. Abazungu batuvugiyeho baravuze ngo iyo ushaka guhisha umunyafrika urabyandika. Nango dufite ibibazo bibiri, dufite abatandika, dufite n'abadasoma ibyanditse. Hanyuma hano havuze ngo wandikire amatorero 7. Ndimo gusoma aya magambo nge nabonye mission Imana yaduhaye isobanutse. Nukuva i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Abo wandikira barasobanutse. Bamwe batumwe ku bitaro. Niba ari Imana yagutumye, ubwo niyo mission Imana yaguhaye. Nuza hano kubwiriza Imana yaragutumye ku bitaro, ntawe uzakumva. Niba Imana yaragutumye mu muryango, ya mu muryango. Niba Imana yaragutumye gusenga, pfuka musenge. Birashoboka ko abantu basenga nta muntu azigera baha mikrofone hano, nta n'uzabamenya. Kugira ngo tunywe amazi haba tuyo zinyuza amazi mu butaka na robine zizana amazi. Buri gifite agaciro ni robine cyangwa ni tuyo. Ndebera amatuyo yigaragambije akavuga ngo aho twabereye mu butaka turarambiwe, nako turashaka kujya aho batureba. Uwo munsi twanywa amazi. Aho Imana yagushize wahagumye, ko misi Imana yaduhaye isobanutse. Hari umuntu umwe mwene data Imana iheruka kumuha inzu ahantu muri quartier twavuga iri VIP. Hanyuma bahita baragenda bajya kureba umuyobozi wa quartier. Baramubwira ngo duhe nimero z'abantu bose batuye muri quartier. Barazibaha. Babahamagara umuntu ku muntu, babategurira igiterane. Barabatekera, babakorera ibintu byose. Baravuga ati twagiye tubabwire ko turabakozi b'Imana twaje gutura muri mwe. Umudamu atangira kwita ku bamama bari muri iyo quartier. Aho hantu iyo quartier niyibatizwamwe abantu benshi kuruta ahandi hose. Kubera iki? Imana ntizigera yicuza ko yabahaye inzu kuko bazi ico batuma. Wandikira amatorero 7, mission irasobanutse. Ikindi hano havuze ngo mpindukizwa no kureba uvuganye nanjye. Imana yaravuze najyajwi twumvishe, ahubwo ikibazo habuza abantu bahindukira. Igihe Mose yahindukira, Imana yavuganye nawe iramubwira ngo ndashaka kugutuma muri Egiputa.
mu byakozwe n'intumwa 3:19 haravuga ngo mwihane muhindukire ibihe byiza bibona uko biza. Hari umugisha utazigera uza tutemeye guhindukira, tutarahuza ubuzima n'ibyo twiga. Hari imigisha itazigera iza, dukwiye kwemera guhindukira. Icyampa muri iki giterane cya Karumeli ukavuga ati uyu munsi ndahindukiye, ndetse bya bindi nakoraga mvuye muri bya bindi byose, mpindukiye kureba uvugana nanjye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo ahindukiye yabonye ibitereko by'amatabaza 7 bya zahabu. Murebe hano mbabwira akantu. Ibitereko by'amatabaza ni amashengero, ni amatorero. Aya matorero 7 bandikiye nta na rimwe yigeze acira urubanza, yababwira iby'abashimira n'iby'abagaya. Yesu ari hagati y'ibitereko by'amatabaza yongeramwe amavuta. Nubona umuntu amavuta yamushiranye, wenda ukabona afite intege nke, ntugapfe kumucira urubanza uko ubonye. Nyiri torero ari hagati y'ibitereko by'amatabaza yongeramwe amavuta. Amen. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo abona usa n'umwana w'umuntu. Nta wundi muntu yari gucungura umuntu usibye usa nawe. Nta wundi niwe wenyene yarabifitiye uburenganzira. Bibiliya yatubwiye nanone ngo umutwe we wasaga n'umusatsi, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama. Iri jambo risobanuye iki? Risobanuye ko afite ubunararibonye mu gukemura ibibazo. Buriya abajene hari icyizere batagirirwa. Ariko uyu ndavuga umwana w'umuntu, Kristo Yesu, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama. Ubusanzwe nkunda imvi nubwo Imana yampaye ubuhanza, mu by'ukuri nizo nakundaga. Hanyuma iyo mbonye umuntu afite imvi, mbonye umuntu w'umubyeyi, umuntu nakwita papa cyangwa ubonye umuntu wagisha inama. Hanyuma mu bintu bibishe ku isi ni ukubona umuntu afite imvi, afite amanyanga. Nicyo kintu kibiha ku isi kuruta ibindi bintu byose. Hano byari bishatse kuvuga ko afite ubunararibonye mu gukemura ibibazo, afite ubunararibonye. Bibiliya avuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Ni umugwaneza mu kugwana intambara. Mbese mumumpera amashi gusa. Bibiliya yanatubwiye nanone ngo amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibi bisobanuye guca imanza zitabera. Buri kintu cyose kizanyura imbere y'amaso ye. Impanda nivuga itorero rigataha. Uyu murimo wo guca imanza cyangwa se kugerageza imirimo yakozwe uzamara imyaka 3 n'igice. Buri kintu cyose cyakozwe bavuga ko cyakorewe Kristo kizanyura imbere y'amaso ye. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo umurimo wose utarakoranywe urukundo uzasigara mu muriro. Hari abantu bambabaza, bene data bariya babaririmbyi barambabaza cyane, kubera ko hari igihe aza kurepeta kubera itegeko kugira ngo ku cyumweru azaririmbe mu mutima pe atabishakaga. Uwo murimo ntuzava mu muriro, uzasigaramo. Reka mbabwize ukuri, imirimo twakoze izanyura imbere y'amaso y'Imana. Imana ntireba ubwinshi bw'ibyo twakoze, ireba urukundo tubikorana. Iyo hari ubwiza bw'Imana rero ntawe ukora yidoga. Nigeze kumva ishimwe ryambabaje ry'umumama yari umudiyakoni mukuru ku rusengero. Bubaka urusengero nk'uru murimo kubaka, ruruzura ntaca rukozeho. Hanyuma ashima Imana mu rusengero. Kuri njyewe byarambabaje. Yaravuze ngo ndashimira Imana ngo ku urusengero rwacu rwuzuye ngo ntaco ndarukozeho. Mva nkubwiza ukuri, n'uru ruzuzura, ruzuzura. Hanyuma ruzuzura uhabwa umugisha, cyangwa ruzuzura n'ubundi naje wakoze. Umurimo w'Imana ntuba impfubyi, ntagire uzaguhenda. Iri torero yarimeneye amaraso. Amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ijwi ryari rimeze nk'amazi menshi. Iyo tuvuze amazi tuba tuvuze ubuzima bwo muri Kristo burafadika. Nkwibutse ko 3/4 umuntu agizwe n'amazi.
muri Yesu harimo ubuzima bufadika. Iyo korari iririmbye hano irimo gutanga ubuzima turabyumva. Niyo umuntu ahagaze hano akigisha atanga ubuzima itorero rirabyumva. Ubuzima burafadika, ubuzima burafadika. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7. Inyenyeri n'abakozi b'Imana. Reka mbabwize ukuri shengero. Ubuzima bw'abashumba, ubuzima bw'abakozi b'Imana bufitwe n'Imana mu maboko. Mu byahishuwe aho yavuga ngo wandikire marayika yabaga avuze umushumba w'itorero. Ubuzima bw'abakozi b'Imana bufitwe n'Imana mu maboko. Kandi niba ari abantu mukwiye gukoreraho umugisha kuruta abandi n'abakozi b'Imana. Ntabwo bivuze ko ndi umupasiteri. Okay, Imana ishimwe sindi wa hano. Ariko ahantu wabiba ukaba ubivye mu butaka bwiza ni mu bakozi b'Imana bakorera Imana. Nubaha umuntu yafashe ubuzima bwe akabushira ku gicaniro kugira ngo imitima y'abandi bantu benshi ikire. Umuntu utuma abantu bahindurirwa ikibanza bari kuzajya mu muriro bakabona ubugingo kuko yabwirije, uwo muntu akwiye kubahwa kabiri. Imana izamwita mukuru mu bwami bw'Imana. Ntekereza ko abashumba bafite ingororano yihariye mu bwami bw'Imana. Niko mbyibaza. Kuko abantu barushwa bababajwe nukugira ngo imitima y'abantu ikire bakorera Imana mu kuri. Ndabubaha. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo yarameze ngo nk'izuba iyo ryaka rityaye, amwikubita imbere nk'upfuye, aramubwira ngo witinya. Ngiye kubabwira akantu katanejeje ariko ndashaka kukavuga. Ubuzima buva mu rupfu. Yesu yaravuze ngo akabuta kataguye mu butaka ngo gapfe gakomeza kuba uko kari konyene. Muza abantu batugora mu nzu y'Imana n'abantu banze gupfa kuri kamere. Uramutse wemeye gupfa ku ngeso ubuzima bwaza. Nta yindi nzira ibaho uzigera ubona yo kugera ku bwiza utemeye gupfa kuri kamere. Hanyuma iri jambo rivuga ngo ntutinye rigaruka inshuro 365 muri Bibiliya. Buri munsi aravuga ngo ntutinye ndi kumwe. Kandi ubuhuye na boss umwe mu buzi hano mu mujyi akakubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe, wagendera mu 108 wumva boss atazakubesha kandi yanabihindura. Ariko uvuga bikaba, utegeka bigakomera, ufite ubuzima bw'abantu mu maboko aravuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Yaravuze ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, niwe yabitangiye kandi niwe azabisoza. Aravuga ngo mporaho iteka ryose. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Ni bande bantu bizeye kuri uyu mugoroba ko iyo yugaye nta wugurura? Ni bande bantu bizeye ko iyo yuguruye nta wawukugara? Imana kuri uyu mugoroba igira ibintu yugururira. Imana igira ibintu ikingurira uyu mugoroba. Imana ishobora guhindura amateka mu giterane gutyo. Nagiye mba mu biterane nkabona umuntu yaragwaye diabete agasanga idagihari. Ijambo ry'Imana igihavugo akizera agashiduka nta kanseri ihari. Nzabantu babyaye, nzabantu Imana yakoze ibintu birenze ibyo umuntu yakwibwira kuko bizeye ufite urufunguzo. Hanyuma rero ikintu ntasiga ntababwiye mu minota yanjye isigaye kugira ngo nsoze. Turiho turiga kuzana ubwiza. Ariko nubwo ubwiza bw'Imana ishobora kubutanga, sinasiga ntababwiye ibikuraho ubwiza. Kare navuze ibizana ubwiza, nashaka gusoreza kubikuraho ubwiza. Icambere gikuraho ubwiza ni icyaha. Bibiliya avuga ngo wabyawe n'Imana ntakora icyaha. Iyo tuvuze icyaha tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze icyaha c'ikigambirirano. Tuba tuvuze ikintu kitakugwiririye upanga ukazanagikora waragipanze. Bene ico cyaha kigoye kwihana. Hari abantu bajya mu bihugu by'i Burayi na Amerika na Canada n'ahandi, yagerayo agapanga ukuntu azabeshera igihugu, agahindura izina rya se n'irya nyina n'aho avuka, ibintu byose akabihindura, agahita abesha ikinyoma atazabasha kwihana.
mbarira umuntu mwicaranye ngo uzajye ukora ibyaha byihanika. Ibyaha byihanika, hari ibyaha bigoye kwihana. Ariko ubundi nge ndibaza, ufite umwuka wera wapanga guhemukira umuntu ukamugambanira kugeza ubwo apfa koko ufite umwuka wera? Oya, hari ibintu bitakunda ufite umwuka wera. Icya mbere gikuraho ubwiza ni icyaha. Icya kabiri ni ukutumvira. Kutumvira kose kugira ingaruka mbi. Akaga isi ifite ni uko hari umunsi umwe umuntu yananiwe kumvira Imana, kandi umugisha isi ifite ni uko hari undi munsi umuntu yemeye kumvira Imana. Icya gatatu gikuraho ubwiza ni ukudasabana n'aho ubwiza buva. Ni ukudasabana n'aho ubwiza buva. Ubwiza ni isoko. Hari umuntu umwe yakijijwe muri 84, nge nakijijwe 86. Noneho uwo muntu arakizwa akajya avuga mu ndimi agahanura, twajya tumubona nyine tukumva ntituzi ibyo arimo. Agira ibyago, yari afite umugore mubi. Uwo mugore aramugusha, mbere batarakizwa umugabo yakubita umugore, hanyuma bakijijwe umugore akubita umugabo, akajya amukubitira ku gasozi. Wa mugabo umwuka wera amushiramo, umugabo aranywa asubira mu nzoga, akajya avuga ngo nubwo mureba nasinze ngo nigeze kuba umuntu w'Imana, umwuka wera yigeze kubana nanjye. Agenda yikubita hasi. Iyo utagisabana naho ubwiza buva, ubwiza burahagarara. Ikindi gituma ubwiza bushiraho ni ignorance. Sinavuga ubutamenya. Ignorance sinabyita ubutamenya, ni ukwirengagiza. Ikintu kibabaje abanyafrika, twiberaho muri ignorance. Ibintu byose byatuzanira ubwiza turabizi, twabyigishijwe hano n'abashumba, ibiterane bihora hano ntabwo bibarika, ariko kubera ko tudakora ijambo ry'Imana rivuga. Inzoka zariye abantu mu bugaragwa, Imana ibwira Mose ngo nakore inzoka mu muringa ayimanike ku giti. Abantu nibareba inzoka barakira ubumara bw'inzoka. Bibiliya iravuga ngo baranga. Reka mbabaza, gukura amaso hasi no kureba ku giti byafata iminota ingahe? Hashize imyaka irenze 120 mu Burundi umusaraba umanitse, ariko ubumara buracica abantu. Kubera iki? Banze kureba umusaraba. Iyo ubaho muri ignorance, ntiwibuke icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, bizakugiraho ingaruka. Ikindi kirukana ubwiza ni ibikomere. Nari mvuze ngo ibikomere. Niba hari umuntu ugoye ku isi, ni umuntu yakomeretse, umubwira A kumva Z. Kubera ubu nambaye rinete zitukura, nabona ibintu byose hano bitukura. Iyo bigeze ubwo umuntu afata abantu bose akabashira mu gatebo kamwe, abantu bose baranyanga, abagabo n'ibikoko, nta mugore muzima bamo, nta mushumba w'umukristo ubaho. Ninde yakubeshe koko? Wamenye ko ari ufite ikibazo. Iyo umuntu afite ibikomere, nubwo n'Imana ntashobora kwigirira icyizere. Ntushobora gusenga ngo data wa twese uri mu ijuru udafite icyitegerezo cy'umupapa mwiza. Uhora uzi ko Imana izaguta, Imana itagukunda, Imana itazakwitaho. Ikindi kirukana ubwiza ni amaso areba ibibi by'abandi, aho kubona ubwiza bw'Imana kuri bagenzi bawe ugahora ufite amaso areba ibibi. Nigeze kubabwira hano umuntu nabonye mu rusengero yicaye inyuma nk'ariya hasoza, afite agakaye, mu rusengero rumwe ntabwo ari hano, yanditseho amakosa 11 Pasteur yakoze ari kwigisha. Ndibaza ubu koko nta kintu na kimwe cigeze aramwe ngo yango ngiye sinyafashwa. Uzi kugira amaso areba ibibi gusa. Byibuze ntiwareba ko dusenga imiryango ikinguye. Amaso areba ibibi by'abandi, abandi bose bahora ari babi, wowe ugahora uri mwiza. Hanyuma ikindi kirukana ubwiza ni ukudakora ku ntege nke zawe ku giti cyawe. Igihe Yesaya Imana yamwiyereka yaravuze ngo ndapfuye mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Niwiga gukora ku ntege nke zawe ubwiza buzaza. Icyanyuma ibindi umukozi w'Imana arabikomerezaho, kirukana ubwiza ni ugukunda isi. Ari mvuze ngo gukunda
iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibintu bitatu. Tuba tuvuze systeme iyoboye isi, tuba tuvuze ubutunzi bw'isi, tuba tuvuze isi y'umwijima. Nibyo bintu bitatu bigize isi. Yesu yaravuze ngo ntimugakunde isi n'ibiri mu isi. Isi irashirana no kwifuza kwayo, abakora iby'Imana ikunda bazahoraho iteka ryose. Iyo tuvuze systeme byansaba umwanya munini kubisobanura, ariko birimo Illuminati, birimo pharmacy, barimo ya miryango yose iyoboye isi kandi kuri top. Abo bantu nibo bagena uko isi baho, nibo baduhitiramwo ibyemewe n'ibitemewe. Ariko iyo ufite ubwiza bw'Imana usabana n'Imana, Imana izakomeza ibeshaho abayikunda. Ubukungu bw'isi buri kugwa, bimeze nabi. Covid yasize ibiciro biguye, hanyuma Ukraine igwana n'Uburusiya bimeze nabi, Ubisirayeli irimo kugwana na Hamas. Byose bizakubita hasi ubukungu bw'isi. Ngiye kubabwira inkuru nziza, mu ijuru nta crise economique yabayeyo. Imana izabeshaho abayikunda. Ikindi nubwo utajya inyama ku meza, Imana ikaguha umuceri n'ibiharage, iyo usenze Imana ishyiramo amaproteine utabonye, ukabyibuha nk'uwari inyama. Ushobora kuba udafite mituweli yo kwivuza, Imana ikakurinda ntujye kwa muganga. Ufite ikihe kibazo? Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.